Murakoze cyane. Ndaza kugerageza maze akanya mbakurikiye. Numvise mwari mukeneye umuntu umenyereye iby'ubuzima, numva mukeneye umuntu ufite amashuri nubwo adahagije ariko ayo musaba ndumva nyafite. Numvise hari na mugenzi wanjye dukorana w'umuganga nawe wari uri kubaganirira, byose nabikurikiye. So murakoze cyane rwose bwana Minister. Ngiye ikibazo nari mfite ikibazo bibiri ariko ndabyihutisha. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye kandi buriya ntawe ivuga amabi ameza hari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wa Hose TV. Ngiye mugiye kubana ndi Umuhire Anacre. Umuvugizi wa RIB yamaze gushyira umucyo ku ifatwa rya Shema Fabrice ndetse atangaza n'inkomoko y'ibyarerwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko sheke yatanze itazigamiye ariyo muri business ze bidafite aho bihuriye na Ferwafa. Shema Fabrice yarafashwe ku itariki ya 11 Kanama akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Iperereza rirakomeje. Ni sheke ijyanye n'imirimo yakoraga. Kugeza aho ngaho nta kindi twatangaza, ndetse haveho n'ibindi bintu twumva by'urujijo abantu bamwe bagenda bavuga bitari byo. Iyi niyo official statement. Ngira ngo n'ibyo ngibyo kuri icyo ngicyo. Okay, ni imirimo ye bwite. Urakoze, ni imirimo ye bwite, ntaho ifite aho ihuriye na Ferwafa, ni imirimo ye bwite. N'ikibazo kurikiranywa na sheke itazigamiye ni ijyanye n'akazi ke bwite. Urakoze wenda kuba udufashije gushyiraho precision. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abakozi ba leta bagera ku 18 harimo abakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA ndetse n'abakora mu kigo cya leta gitsura ubuziranenge RSB kuri itariki ya 13 Kanama mwaka wa 2026. Muri aba berekanywe harimo 10 bakorera Rwanda FDA ndetse n'abandi bakorera RSB hamwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ndetse n'ab'imirenge. Ibu umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabitangaje agira ati: ariko abo twari twateganyije kwereka 18 bari mu byiciro bibiri, bose n'abakozi ba leta, ariko noneho abakozi ba leta mu byiciro bitandukanye. Mu batanga ibyangombwa mwabonye abo muri Rwanda FDA no muri RSSB n'abo twita ba gitifu, abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge n'utugari. Muri Rwanda FDA ni abantu 10 bakurikiranywe, harimo n'umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Director General ariwe Professor Emile Bienvenu, hakaba na Nyirimigabo Dr Nyirimigabo Eric, umuyobozi w'ishami ry'ibiribwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiribwa n'imiti. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yasabye bamwe mu byamamare byagize uruhare mu gukwirakwiza ibinyobwa bitujuje ubuziranenge harimo binyuze mu nzira zo kubyamamaza ko bafata iya mbere bagafatanya n'inzego z'igihugu mu kubirandura ndetse no kubyibagiza abaturage nk'uko babibamenyesheje. Janvier w'Inyarwanda yavuze ukuntu ibyamamare bimwe byamamaje izi nzoga bakazamamaza bakitwa ba brand ambassadors. Harageze ubu ngubu ko inzira baciye rwose bamamaza ibintu byica abantu bongere bayice. Turabasabye tujyane nabo bongere bayice, bavuga ngo rwose hehe n'icyuma. Ntabwo ari igisebo tuvuge ko wenda babikoraga batabizi, ariko ubu noneho barabimenye. Ubutwari bwabo rero kuri urugamba niho dukeneye, bwamamare bwabo. Hari ku mugoroba wa tariki ya 12 Kanama nibwo Minisitiri w'Ubuzima yaje kujoininga live ya buri nguni na buri kantu yari yahuje ibyamamare bitandukanye harimo Musinga ndetse na Fahim Merci umenyerewe muri Genesis.
ndetse n'abandi bari bagiye batandukanye bari bahuriye kuri deba ivuga ku icibwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge. Nyakubahwa Minisitiri yahageze rwabuze gica, hanyuma asubiza byinshi bibazaga, anabashishikariza gufata iya mbere mu kuburira abandi bakareka kwica bategereza ibyuma ahubwo bakayoboka imirimo. Murakoze cyane. Ndaza kugerageza maze akanya mbakurikiye. Numvise mwari mukeneye umuntu umenyereye iby'ubuzima, numva mukeneye umuntu ufite amashuri nubwo adahagije ariko ayo musaba ndumva nyafite. Numvise hari na mugenzi wanjye dukorana w'umuganga nawe wari uri kubaganirira, byose nabikurikiye. Ikibazo cyane kiravuga ngo mu muco nyarwanda turabizi yuko inzoga cyari ikimenyetso cy'ubumwe ndetse no gusabana, ariko hari inzoga gakondo zaciwe. Ese ubwo bijyanye n'ubumwe no gusabana hagati y'imiryango ubwo ntibigiye kuba ikibazo ugasanga twese tugiye kuba abanyamwigendaho? Murakoze. Urakoze Ravaneri. Iki kibazo kimaze iminsi kibazwa, ariko inzoga gakondo ntabwo zaciwe, ahubwo ibyuma byari byarazitwikiriye zigomba kuba zigiye kugaragara noneho zikanongera gukorwa neza. Ubwo ndavuga ikigage, ndavuga urwagwa, ndavuga umutobe, ndavuga n'ibindi bitari za 40%. Ariko niba mwibuka, hari umuntu muzi wishwe n'ikigage, hari icyo bitango ni ikibyumba cyaryohaga cyane. Hari umuntu muzi wishwe n'ikigage cy'ibyumba agahuma cyangwa akajya agenda acira inkonda mu muhanda yewe aho ataha amaguru yanze gukora? Ni bake, keretse ababaga babinyoye byinshi bagakabye. So murakoze cyane rwose bwana Minisitiri. Ngiye ikibazo nari mfite ibibazo bibiri ariko ndabyihutisha. Ikibazo cya mbere ko muri bino bihugu by'abaturanyi byahakanye bimwe mu byavuzwe na leta yacu, bivuga ko bino byuma bituruka hanze ko nta kibazo na kimwe bifite, ko byo byujuje ubuziranenge, kuba bipimye neza cyane. So twebwe wenda nk'urubyiruko ko tuba dufite gahunda yo kuba twajya gutembera hanze, kujya gukora ama business, ese nta kintu biri buhungabanye mu mibanire dufitanye na bino bihugu byo hanze? Kuba hari ibintu turi guca mu gihugu cyacu kandi hari ibyo baduhana nabo cyangwa ibyo tubaha mu buryo bwo kubana, nta kintu bibwangize. Ikindi kibazo ko mwari butubwiye ku kijyanye no kuba hari ibitero byatewe mu Bushinwa bivugwa ko nyine ibyo biyobyabwenge bigatsindwa urugamba, ko twebwe nk'urubyiruko tutarwana urugamba rumwe, ntabwo ari urugamba rumwe dufite. Ntabwo dufite urugamba rw'ibyuma gusa, dufite n'urugamba rw'akadege karaturembeje, karadukenesheje, ubwo narwo n'urundi rugamba ruzadushyira hasi. Dufite urugamba rw'ibindi biyobyabwenge. Ese byo murabivugaho iki bwana Minisitiri? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye, kandi buriya ntawivuga amabi ameza ahari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Ariko buriya buri wese niwe wimenya, akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kazi imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu, ariko tukanabana neza n'abatubanira neza. Simpamya ko izi nzoga ziri budutere ibibazo ngo kubera ko bazuka cyangwa kiwingu cyangwa konyagi cyangwa n'izindi zitemewe, ahubwo natangiye kubona ibihugu bindi duturanye nabyo biri kwibaza ngo ariko wa mugani natwe kubanza dufite iki kibazo. Sinzi na hari abakurikiye ikiganiro cyabereye mu nteko ya Uganda. Hose TV turi kumwe nawe.